Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, Oceania, Amerika y'Epfo ndetse n'iya ruguru, mwese mukunda ibiganiro nyirakuri Rwanda Sport Channel. Reka mbahe ikaze kandi rwose ndizera ko mumeze neza muri ibi bice by'umujyi wa Kigali. Ntabwo byoroshye kwinyagambura umunsi wose, imvura yawihaye twatekerezaga ko impeshyi yatangiye cyangwa se yatangiye, ariko kavura karacyariyo kimonogoje uyu munsi wose. Natekereza ko rero muri kugerageza nyine kwihangana no kureba uburyo ki mwakenyera gushura, baba bataha, baba bari mu kazi, baba bari mu ibyo muri gukora byose, mukagerageza kurwana nyine nako. Nanjye murabibona ko byabaye ngombwa ko mvuga nti ntago narara ntagejeje ku bakunzi banjye ibijyanye n'ibivugwa mu mikino. Ndemera mbe ndi mu modoka, ariko amakuru y'imikino yo nyabagezeho. Abakoze subscribe rero reka nongere mbashimire, ibyo mwakoze ni by'agaciro kandi ndatekereza ko rwose mutazicuza. Igisigaye nuko inkuru zibageraho mukazikorera like, mugashyiraho ibitekerezo byanyu, ndetse yemwe mukazisharinga no ku bandi bantu batandukanye aho bari. Hanyuma batarakora subscribe rero namwe nkababwira ni ariko muri mu biki ko mbashishikariza, nkaba nabinginga rwose kugira ngo mukore subscribe, hanyuma tujye tubana muri ayo makuru y'imikino aba agezweho avugwa. Muri aya masaha rero birumvikana n'ubundi nta kintu kivugwa muri iyi minsi. Ni isoko ryo kugura abakinnyi, ryo kubagurisha, haba mu Rwanda, haba ku mugabane w'Uburayi, hose ni izo nkuru ziri kugenda zinyuranyuranamo. Burya buri kanya niko hagenda handikwa iki, buri kanya niko hagenda havumbuka iki, buri kanya muri mu makipe niko hagenda havugwa ibi n'ibi. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu ari byo ngiye kugira ngo tuganireho. Hanyuma ariko kandi ibyo mba mvuze mwa bantu mwe ntimugire ngo ni ukuri 100%. Niba mvuze ngo transfer uyu nguyu ari gushakwa n'iyi ngiyi, ngo mutangire muvuga muti popo muterone dasi bati wa muntu ko atagiye muri ya kipe. Murabizi ko ibyo bintu byamagana, ariko nanone ntibikuraho yuko niba hari inkuru yamenyekanye, niba hari umukinnyi waganiriye n'ikipe, ntago bikuraho ko ngomba kugira icyo mbivugaho, ndetse yewe n'icyo bishobora kuba byabyara. Niba wenda iyo transfer koko ishobora kujya mu bikorwa, ishobora no kuvuga ko rwose igiye kuba ntibe. Ibyo byose ni ibihuha biba bivuga, ni amakuru yo ku muhanda bavugwa mu bijyanye n'amakuru ya za transfer. Ubwo ariko nayo nzi ko mamu yashaka cyane. Yes, ubwo rero haba muri Rayon Sport, haba muri Mukura, haba muri APR, haba muri Polisi, haba muri Kiyovu Sport, haba yumva mu makipe menshi abavugwa. Ubwo wajya no ku mugabane w'Uburayi naho ukasanga handi muri Manchester United, muri za Arsenal, muri Real Madrid, muri Liverpool, mbese hose haba hari ibigenda bivugwa. Niyo mpamvu nanjye bikusanya kugira ngo tubiganireho. Ni munyemere rero mpere hehe, reka nongere mpere mu ikipe ya Rayon Sport. Nzi ko muyikunda muri benshi. Rayon Sport iri ku isoko, ariko ikaba ku isoko rwose mu buryo ntemeza ko ari bwo bunogeye. Uburyo kiri ku isoko, impamvu mvuga ko atari bwo bunogeye, habaho nongere mbishimangire inama mbere na mbere yo kwemeza cyangwa se yo kurebera hamwe ibyo Rayon Sport ikeneye. Birashoboka ko twese tubibona ko Rayon Sport hari abakinnyi ikeneye, ubuyobozi burabibona, abafana barabibona, ariko se noneho kugira ngo bahuze imibare, abakenewe ni bangahe, ese turabagura iki, ese ni bande barabagura? Ibyo mbere na mbere niko byagakwiye kugenda, kuko narabibabwiye ngo mu cyumweru cyashize buri munsi kuri cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, ku cyicaro cya PERI, niko inama zanyuranyuranagamo. Abakozi ba PERI, abayobozi ba PERI batanga raporo, bagaragaza ibyakozwe, bagaragaza ibyagezweho, bavuga bati abakinnyi aba nta musaruro batanze, turabona byazagenda gutya, amafaranga mwaduhaye ntabwo ahagije, turakenera andi. Ni urugero, ariko ubwo ndi kuvugenda mvuga uko byagera kose, burya nibyo biba biri mu maraporo, nta bindi. Baba bagenda bagaragaza abakinnyi batitwaye neza, bataba ngaba ntabwo tuzabagumana, abangaba tuzabagumana, aba barangije amasezerano, twakoresheje aya. Utuntu nk'utwo tudetaye tugahita dutangwa ku buryo ikipe ihita ikora ibyayo mu buryo buri ku murongo. Kugeza ubu ngubu APR nubwo itaratangaza abakinnyi izagura cyangwa se yaguze, yewe n'umutoza akaba ataratangazwa, ariko ibyayo biri ku murongo.
igisigaye ni ugukubita babangura ku buryo mushobora kuzajya kubona mukabona nk'abakinnyi bane icyarimwe APR batangaje ndetse batangazanyije n'umutoza ku buryo uko byagenda kose ukwezi kwa karindwi kuratangirana n'imyitozo ya APR Football Club bitewe n'uko ibintu byabo babishyize ku murongo. Yego koko bafite amafaranga, dukunda kubivuga burya nanone iyo ufite amafaranga ibintu byawe biba biri ku murongo cyangwa se biba bigomba kujya ku murongo. Iyo bitagiye ku murongo ahubwo abantu barakunenga. Ariko nanone niyo waba udafite amafaranga nk'uko kwa Rayon Sport tuvuga, ntibibuza ko ushobora kuorganiza ibintu byawe. Wenda ikibazo abantu bagasigara bavuga bati nubwo adafite amafaranga yo kubishyira mu bikorwa ariko ibintu bye byari biringaniye. Aha ngaha ubwo ndavuga Tadeyo Twagirayezu nk'umuyobozi ndetse yewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport cyangwa se bw'inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport bakabaye bavuga bati reka twicare hamwe. Amakuru nari natangaje yambwiraga ko kuri uyu wa gatatu hari inama, ariko inama isa n'iyasubitswe bitewe nuko hari abayobozi ba Rayon Sport batabonetse ngo bajye kugira gute, bajye kuganira n'ubu buyobozi bwa Skol batangire bajye inama. Ubwo rero ni muri urwo rwego navuga ko Rayon Sport uburyo ki iri kurambagiza n'uburyo kiri gukora bisa naho wagira ngo ni abantu ku giti cye bameze nk'aho bari kurambagiza abakinnyi. Ni abantu ku giti cyabo bameze nk'aho bari kurambagiza abakinnyi. Urajya hirya Prosper akaba yagira uwarambagiza, hagira hirya nanone undi mukinnyi undi muyobozi nawe akagira uwarambagiza, akagira uwaganira nawe. Ntacyo ariko njyego nzajya mbivuga uko biri, wa mugani wa munyarwanda wavuze ngo ni ukubisokoza uko byogoshe. Nanjye ubwo nzajya mbisokoza uko byogoshe. Umukinnyi rero uri kuganira n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport wundi uri kuvugwa cyane n'uwitwa Rushema Chris Rushema. Uyu nguyu ni umudefanseri urangije amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Twarabibabwiye ko Rayon Sport hamwe no kuba ifite Youssou Diagne ndetse na Omar Nying ikaba idafitiye icyizere uwitwa Aimable Nsabimana kumugumana. Uko byagenda kose ikeneye undi mudefanseri ugomba kuba uri muri axe. Ikindi kandi uyu ni umukinnyi watojwe n'umutoza ugiye gutoza ikipe ya Rayon Sport akaba yitwa Rotifi. Bikaba rero bavuga bati uwitwa Rushema Chris akaba yaza nk'umukinnyi ukiri na mutoya, akaza agafatanya n'abari abanyasenegal na Kabangu gihari, bityo tukaba twubatse defense yacu ya Rayon Sport. Ibi ni ibyifuzwa ariko n'umuyobozi umwe. Nituye tuvuga rega transferi umuyobozi umwe ashobora kugira icyifuzo bitewe n'ijambo afite muri Rayon Sport, tugahita tuvuga ko ari Rayon Sport nyine byose ariyo imwifuza bitewe nuko bimeze gutyo. Ubwo rero Rushema Chris nubwo Rayon Sport imwifuza ariko hari inzitizi zikomeye cyane na polisi iramushaka, ariko haracyari inzitizi cyane burya ngo afite amasezerano adanangiye. Intare burya ntizumva, intare ntizijya zibari kupfa kurekura gutyo gusa. Kuba yajya muri Rayon Sport ibi ngibi ngo biragoye kubera ko haracyarimo akagobeko k'intare, haracyarimo akagobeko k'amasezerano. Intare zigira gutya zikagupyatura amasezerano ngo y'imyaka 5 abaryamye aho ngaho udapfa kwigobotora rimwe na rimwe utamenya n'igihe hazarangirira. Ukajya ukomeza ugira ngo wagiye kadabatetse gaho sigaho n'ibi ngibi wasinye, niba nabo babisinye batabibonye nabyo ntubimbaze. Ariko Rushema Chris n'ikipe ngo ya polisi yamwifuzaga, ibi ni bivugwa, ariko nawe biragoye nyine bijyanye nuko iyo kipe y'intara kifitiye amasezerano. Ubwo rero mu gihe APR yabishaka kumuzanamo byaba ngombwa ko ari APR iba the first choice. Muri Mukuraho amasezerano yararangiye rwose, birazwi ko atazanayisubiramo. Ariko nanone wajya kureba se Rushema Chris muri APR nanone yakina he? Baravuga ati nige na Clement agiye, ubwo abasigaye Yunusu ndetse agasigara nande na Ariuswane. Ariko nanone ukongera kwibaza ikipe ya APR ishaka kujya mu matsinda, ubwo se nanone Rushema Chris ni wayajyanamo? Ntekereza kuko byagenda kose nubwo bavuga bati Clement niba APR nayo ivuga iti dufite amafaranga durashaka no kugera mu matsinda, umudefanseri mwiza w'umunyarwanda bategetswe kumugumana. Ubwo nta wundi nige na Clement. Niyo na Rushema Chris yaba aje muri iyo kipe ya APR uko byagenda kose nige na Clement nawe nk'ikipe ishaka kujya mu matsinda igomba kumupfurika igipfurumba yifuza, ariko ndumva cyifite n'amasezerano naho nta kintu n'ikindi gipfurumba kindi kihe. Amasezerano aracyafite, nekereza ko bamugumana kugira ngo ayifashe kugira mu matsinda. Rushema Chris rero kujya muri Rayon Sport biragoye. Undi mukinnyi nawe uri kuvuga muri ikipe ya Rayon Sport uyu munsi byari biteganyijwe ko nanone umwe mu bayobozi ba Rayon Sport yihererana Obed bakagira ibyo baganiraho bareba niba iyo option d'achat cyangwa se gahunda yo kumugura ishoboka, dore ko gifite amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Nukuvuga ngo baramubaza bati se
Obadias ukeneye angahe kontra yawe ubundi iteye ite, nimba harimo Karirizi Close wakabukiyemo kameze gate, ese twaguha ngahe ugatanga ngahe muri Mukura nawe ugasigarana ngaho ukadujoininga. Tware babwiye ko kuri kabiri Rayon Sport uko byagenda kose yabyanga yabyemera ikeneye umuntu, kuko Serumugwari na Umborenga batazagira gute bazazakomezanya nabo, kugira ngo rero binoge nuko bagira gute bazana Obadias cyangwa se uw'umukiza Obedi. Gusa nanone ikipe ya polisi yo nako Mukura Victory Sport ivuga ko ifite bid ya miliyoni 18 yashyizwe ku meza n'ikipe ya polisi, bakaba bategereje kureba ese izindi kipe zishaka Obedi zo zizatanga ngahe. Ibyo nabyo ni ibitegerejwe ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport kandi biravugwa ko nanone ku meza nkuko uwitwa Joseph Saki ukina ikipe ya Muhazi yabyemereye Inyarwanda, inyamakuru Inyarwanda yakibwiye ko mu makipe yo mu Rwanda ari kumushakira hasi kubura hejuru n'ikipe ya Rayon Sport irimo. Ngo ibiganiro byarabaye, ariko ngo we na manager we bari kubalansa, kuko ngo bafite amakipe muri Singapore, bafite amakipe muri Indonesia, bafite amakipe heye yewe ngo no mu Rwanda hari n'izindi zakomanze yo na polisi ngo yakomanze yo na Mukuri komanga yewe na Musanze ikomanga kwa Joseph Saki, bamubwira bati kingura imiryango turagushaka. Aho ngaho ni muri izo transferi zivugwa kuri iyo Rayon Sport. Hakaza n'andi makuru avuga kuri ko ikipe ya Rayon Sport nabyo twari babwiye ko uyu mutoza wa Yorotifi yakomeje kurambagiza yivuye inyuma abakinyi atekereza ko bamworohera baturutse muri Mukura Victory Sport. El Waziri uyu yitwa Boateng Mensa nawe ni rutayizamu wa Mukura Victory Sport, nawe Rayon Sport cyangwa se binyuze muri uyu mutoza bari bakomanze kwa Mukura Victory Sport. Ariko mu biganiro umuyobozi w'ikipe ya Mukura Yves yagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo BNB yarababwiye tuwitwa Boateng Mensa utazanye igipfurumba cya miliyoni 50, uyu Boateng Mensa nta washobora kujya. Nkatekereza ko aho nanone Rayon Sport itakwirirwa ijya kwibaza miliyoni 50 ngo Boateng Mensa, ariko rero Mukura naho rakabya nk'amashyaka ya kera miliyoni 50 ku mukinyi w'itego niba ari 8. yewe ga Rayon Sport nayo yahita yikoza muri zo hirya nayo ikajya gushakirayo utsinda nk'ibyo nawe ntiyamubura kuri miliyoni, namwe mwa mwarajyanye muri zagana miliyoni 20 15 ujya sigaje umwaka umwe miliyoni 20 ntiwazimira nubwo atari ngiye gushyiraho igiciro. Ariko ubwo nyine nuko nguko kwa Mukura Victory Sport babikurikirana. Mu ikipe ya Kiyovu Sport naho ntago byoroshye, uwitwa Tansele Mosengo uyu n'umukinyi wabo wakinaga hagati. Ubwo reka ndacyazihuza nimwumva bivugira icyarimwe, nimwumva mvuze Rayon Sport kumva nzanyemo Kiyovu, kumva nzanyemo Mukura, kumva nzanyemo, ni ibintu bivangavanze ibi bya transfer. Mosengo Tansele yamaze kwandika ibaruwa abwira Kiyovu Sport ko yifuza ko basesa amasezerano akayirekera imishahara y'amezi 3 bamubereyemo agira hafi kuri miliyoni 3, ndetse ngo n'uduhimbaza musiki natwa akatwihorera bakamureka akigendera agasesa amasezerano. Bikavugwa ko rero nkuko mu minsi ishize abantu babibonye yagize gutya ati kuramo umupira w'ubururu n'umwe aravuga ati top jeske ngewe na Rayon nayikina nge niko nabaye, yifatanya n'abakinyi ba Rayon rwose barabyina baranezerwa. Uyu Mosengo rero n'ubundi bikaba bivuga ko ikipe Rayon Sport nawe ngo imwifuza cyane, iravuga iti kigabo cyaza kina hagati kigafatanya n'abaforenganye kikatuyamba. Ubwo rero Tansele Mosengo akaba yahisemo kwandika ibaruwa isesa amasezerano. Ese Kiyovu Sport irareacting ite? Iramusubiza imubwira ko itabishaka iri muhembe? Ibyo nabyo ni ibintu byo gutekereza cyane ko aba bakinyi iyo bakurikiranye mu mategeko baravuga bati ikipe kubereyemo amezi 3 mu mategeko ya FIFA bavuga ko ushatse waseze amasezerano nayo ukishakira indi kipe. Tansele Mosengo rero ejo mushobora kuzajya kubona mukabona ni igikinyi kiri hariya muri mediane ya Rayon Sport kiri gukubana gikotana muri CAF Confederation Cup. Ibi nabyo nukubireba. Ese Rayon Sport yuwe bundi yamushobora ko ari nk'ibyo byose, ko nawe bavuga bati discipline yibarirwa ku ntoki, haba mu gukekagura ibyo kunywa, haba mu gukekagura abagore, haba hose. Uyu ngo ni rutatinya, ni rutirutikura rutimirwa rwa burindi, abandi baratinya wagatikura. Uyu ni Tansele Mosengo. Burya ngo yajyaga nafatanya na Bazizi Basane ndetse n'abandi bakinyi n'ababari abanyasenegali hariya ngo kurya nyuma rimwe na rimwe ngo bakanashwana bapfa. Umukobwa rwose bakagigagurana bakaterana amakofe n'ingumi byose, amakofe n'iki byose zikavugiza ubuhariya Inyamirambo. Ubwo rero no kureba niba uyu nawe ikipe Rayon Sport yamushobora. Ayo namwe rero mu matransferi ari kuvugwa mu Rwanda
wenda umuntu yaba agarutseho tukareba uko bizagenda. Ariko hagati aho na Emmanuel wo nawe nari musize muri AS Kigali nawe ku munsi w'ejo yabwiye AS Kigali ati ntacyo mutakoze twarabanye, ashimira Perezida Fabrice, ashimira n'abayobozi n'abakinnyi bandi bagenzi be, avuga ati AS Kigali ndayisezeye. Abantu bakibaza bate se ko nawe yatsinze ibitego 8, tuvuge ko bonye ahandi wenda hanze y'u Rwanda kure, cyangwa hari indi kipe yo mu Rwanda ya mukenera. Ibyo nabyo nibyo gutegerezwa, nibivugwa ku mihanda yo mu Rwanda, ku isoko ryo mu Rwanda hari andi makipe ngo za polisi nawe ziramutekereza ko yagira gute, yagira ahantu yerekeza. Mu yandi makuru ari ku mihanda yo mu Rwanda biravugwa ko witwa Mashami Vincent nawe kwerekeza mu ikipe ya APR nk'umutoza wungirije, nawe ngo byashoboka, nabyo ngo birashoboka, kuko ikipe ya polisi nayo bigaragaza ko nta cyerekezo imufiteho, itakikomezanyije nawe. Ibyo nibivugwa mu Rwanda. Ku mugabane Burayi reka ngure ko ikipe ya Manchester City imaze kwibwira abatanazi, iravuga iti miliyoni 55 z'amapaundi turazitanga ku witwa Tijani Legenders. Uyu nguyu ni umukinnyi w'ikipe ya Miraz, wakiniraga ikipe ya Miraz ikina hagati w'umurwandi. Baravuga bati yazaza akatuyamba, kandi Pep Guardiola ari kugerageza gushaka abakinnyi rwose bashobora kumufasha, batari abasitari cyane, ariko murabizi ko uyu mugabo azi kwitegereza impano zafasha ikipe runaka bari gutoza. Bikavugwa ko ndetse na rwa rubanza rwayo rw'ibirego 115 yaregwaga na Premier League byo kwica financial fair play, abingibi ngo ikipe ya Manchester City ishobora kuba yatsinze urwo rubanza. Hanyuma ikipe ya Liverpool ikaba iri gusabwa miliyoni 120 z'amapaundi kugira ngo ibone witwa Florian Wirtz. Uyu nguyu yakina ikipe ya Bayer Leverkusen, kandi ngo barizere ko bigiye gucamo. Ni nako kandi ikipe ya Arsenal ngo iri kuvugurura cyane ibiganiro bigeze heza kugira ngo amasezerano ya Thomas Partey yongerwe. Uyu mukinnyi w'imyaka 31 wagomba kurangiza amasezerano, baravuga bati byanze kunze ni umukinnyi w'ingenzi mu kibuga hagati, mu gihe yaba akina rwose ari muzima nta kibazo yaba afite. Hakaza kandi ikipe ya Chelsea, uwitwa byari byizewe ko Jadon Sancho ashobora gukomeza kuyikinira, ariko byaje kurangira agomba kwerekeza mu Barabu. Al Nassr, Al Ittihad ndetse na Al Hilal ziramushaka zo muri Arabia Saudite. Yitwa Cesc Fabregas atoza ikipe ya Como yo mu Butaliyani nyuma y'uko witwa Simone Inzaghi wa Inter de Milan ayisezeyeho. Ikipe ya Inter de Milan yavuze iti twebwe muri iki gihe duforma abatoza bakiri batoya kandi bagakura bagakomera. Bakaba rero batangiye kunegosiya na Cesc Fabregas kugira ngo abe yagira gute, yaza kuyitoza. Ni nako kandi witwa Brian Mbumo nawe muri Manchester United yamaze kugeramo. Ubwo n'izindi transfer zigenda zivugwa ngo ku mugabane Burayi tuzagenda tuzikugezaho. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Ronda Sport Channel. Ibisigaye tuzajya tubiganira uko amasaha n'iminsi bizagenda byicuma. Nta na kimwe kizagucika kuri Ronda Sport Channel cyerekeranye n'isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi haba mu Rwanda ndetse no ku mugabane Burayi. Murakoze cyane.